uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 932414. Rob's Meadows Villa Apartment niwajuri igisubizo. Muri mondial y'amagare bagira ngo bari babona abafana. Baza kwa mutwe, babarebe Maison Trésor, babarebe ku musigiti, babarebe kuri Meteo, babarebe ku Muhima, babarebe muri Yamaha, babarebe hano hose. Bumirwe bavuga ati ntabwo nibwo bwa mbere tuyibonye. Ukuntu umujyi wa Kigali umujyi utagira za nzira zo mu kirere abanyamaguru bambukiraho muri East Africa. Yego. Ahantu hama zebra crossing manini. N'abagerageje kumukebura nabo. Ariko n'umugabo umeze nk'ufite ubumuga bw'akaboko. Yego. Nimaze kumubona azenguruka ku mbuga, yavuze na Chita n'abandi bose. Na Sabe n'abandi bose. Uri asari gatumwe yaturutse he? Uri yaturutse kuza kwanjama abantu abatera hejuru. Ashyira hanze amwe mu mabanga yo ku ma social medias. Ariko nkubwire rero muvandimwe, niba Trump avugwa, abayobozi bakavugwa, yego, ntibiryoha, ako ntawe utazavugwa. Twaje kwisanga ryari umuntu yikorera undi akamukorera umuzigo watakwikorera. Yego z'ubugenzacyaha zigenza aba bagenda bavuga ibishegu, kibishegu ntekereza ko kitababaje kurusha kwita ubuntera hamwe. Bizikanenga bajya bafite ubambaye ubusa. Kibyo byose bitaruta kwita ubuntera hamwe. Kuki umuntu bucya yibasira undi mwituze, kuko umuntu katihabwa ku mategeko y'igihugu. Yego. Uko byagenda ko itegeko nshinga rigendera umunyarwanda uburenganzira butavogerwa n'undi wari wese. Ariko nanone harimo ndaje kuvugira uburenganzira bw'ukwezi. Twaje kwisanga utese ujya gushinja umuntu ibintu kuri social media bigize icyaha. Nkuri wamuhamagara mu nzego z'ubutabera akavuga ati ngwino hano subire mu byo wavugiye kuri channel runaka, yabitangira ibimenyetso, kuko mu bintu by'ubutabera hakora ibimenyetso, ntago hakora buruha. Hari n'abandi bavuga ngo ngo buriya ngo kanaka ngo hari inzego zimutamika abantu bitirira inzego ntago ari injajwe. Inzego zakubura zivyo gukurikiranyije kugutamika abantu. Hari nayo majwi turayumva. Inzego zirashirize kuri ubwo buryo. Inzego zigushaka zagukurikirana. Itaraba amategeko abantu bazanasatirana. Abantu bajya bitonda, uvuga amagambo uziko umuntu atagira amategeko yagusatira, agakora retaliation kandi ritafu, kandi utakungukiramo nawe ntayungukiremo. Kuki muva abantu bose abanyamategeko? Niba atagiye mu mategeko ndashaka kutagiye mu mategeko. Hanyuma saba abarundi bo barishimye bose ko babyuka bayikeza. Rega ugomba gukeza uwimye. Giye ntacyo mbakezaho rero abadede. Ngo tuzabivuge gute se? Ntabwo wamfukamisha gute se? Biri naha mu Rwanda nabivuga. Amategeko yacu akoze neza, yubatse neza. Yego. Kandi no kugira ngo ahinduke abantu barahagurutse. Ntabwo yapfuye kwihindura, ntabwo ikintu cyikora rega. Niba na Senede itegereje ko abahindura ibintu bazabikora. Senede se niki? Ikaze gute se? Abantu bayihagurukira bakabihindura. Nabonye ubutegetsi bugenda bwinshi muri Afrika. Bakadafi bagiye ndeba, abantu bajya basingiza ngo yari gitangaza. Urumva? Yego. Kandi nawe ugiye kureba afite byinshi wanamunenga. Habyarimana bagiye ndeba, babirukanye ndimo. Urumva? Uraza kumbwira ngo Senede niki? Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turabasuje aho murereye mu mpande zose z'isi, mwebwe mukunda ibiganiro byacu umunsi ku wundi, turabashimiye cyane. Ndi kumwe na Marshal, umuntu wacu no umuntu wanyu, nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bye. Marshal, waramutseho? Mwaramutse neza kandi muraho. Biterwa naho umuntu aherereye. Meze ute? Reka mbanze numve. Mbanze ncundugutura ubwonko wa mugana wa Karege. Ntago meze nabi pe. Buriya rwo umuntu aba kumva nta n'ikibazo afite. Yego. Kuko uyu munsi unitwaye neza rwose. Naza kukubwira inkuru nziza.
shose witwaye neza ntumbaze ibibazo kubomba rito inkuru nziza se wayimbwiye ni amagare tuzareba i Nyamirambo hari ikindi apu ibyo byo birashaje hari inkuru nshyashya irimo ugira ngo se amagare nagera i Nyamirambo azamera nka Kicukiro muraje muturebe none abana ba NYC ko twebwe twogeze igare tukisiga n'insenda buri abantu baje muri mondial y'amagare bagira ngo bari babona abafana baza bareba kwa Mutwe babarebe Maison Trésor babarebe ku Musigiti barebe kuri Meteo babarebe ku Muhima barebe muri Yamaha barebe abantu hose bumirwe bavuga ati ntabwo nibwo bwa mbere tuyibonye ariko se Yamaha bazanyura we niba arimo kuvuga ngo iraturiza aba ariyo yonyine inyura hano muri Norvège n'Inyamirambo nayo hose ntabwo mbizi reka nzareba schedule neza ariko Nyamirambo abafana tizime igare renzi y'abandi yego so ubwo rero baza uzarebera heza nzarebera Nyamirambo nyine Nyamirambo hari Nyamirambo Tapi Rouge hari Nyamirambo Nyakabanda ku murenge hari Nyamirambo kwa Mutwe utangira kuzamuka ku kiraro hari kwa Mutwe usoza ikiraro wagira ngo nugupfa kwideplaza Sandrine uri hakurya y'umuhanda igare rigatangira ari nka 3:00 ubwo uri butahe nijoro rirangiye utagira ngo n'imiyaga bashyiramo niko bimeze twabibyukiye kuri radio tubijyaho impaka ukuntu umujyi wa Kigali umujyi utagira za nzira zo mu kirere abanyamaguru bambukiraho muri East Africa yego ahantu hama zebra crossing manini ugasanga hafi rimwe yahagaritse iki niba ari aba VIP bagiye guhita n'iki ngo ntimwakwambuka kandi ubundi aho ziriya nzira ziri kuko ziba zica hejuru cyane kure activity zirakomeza uva hakuno ujya hakurya ariko umuntu umwe twari kumwe batubwiraga tubikuntu yavuye kuri Nyanza ya Kicukiro akamanuka aje kurondera ikiraro cyo ku Kicukiro centre kugira ngo agice munsi kandi ashaka kuza hakurya hakuno y'umuhanda bikanga ndetse umwe atandukanye ngo na kamera we mani wari hakurya undi ari hakuno baraburana umwe ajya guca ku Gisozi undi ajya guca ku Kimironko kugira ngo bahure ni ikibazo kiba gikomeye ariko hari inzira zambukiranya hejuru ntizihenze ntizigoye ni ikibazo kijyana migambi gusa ibintu biroroha ariko ubwo nyine abayobozi bazabirebe neza barebe ukuntu twakira ibirori mpuzamahanga bitajya bihagarika activite z'abantu kuko activite z'abantu zo zitunze zo tubeshaho ntabwo wambwira ngo igare rya ntunga mu buryo cyangwa ubundi mu buryo buri direct bizamura ekonomi y'igihugu bikazakugeraho iyo sheni kugeraho itinze ariko isheni y'umuturage nimutunga on daily basis uko abaho uko yiri gukagira gute no muyede akeneye kujya gukomeza activite zo kubaka mu makaritiye ari shiki nka Nyarutarama akeneye kwambuka Nyamirambo ajya hose uramuhagarikira akaze kubera iki hashakishwe uburyo abantu burira kandi nguko wavuye no Breza yagiye ku Kicukiro centre na flyover zigiye ziri mu makaritiye atandukanye wakwemera kugera ibirometero 2 ugiye kwishaka ngo yambukireho aho ukava mu gihande kimujya mu kindi seriously buri metero 5 hari Yusuf Volunteer umupolisi ibyuma buri kimwe cyose Sandrine ntabwo ushaka kwinyagambura muri aya magare uva mu ruhande ujya mu rundi ibyo byumve neza ntibikunda niba basifiye bitangiye ubwo birarangiye yego ariko urumva payi raporo ya guverinoma twakira ni ikibazo gitoya ariko gikwiye gukemuka yego nicyo navuga by'umwihariko Masha reka mpere hano mu Rwanda n'ubundi navuga ko ari kuba muri ubwo navuga ko n'undi mu gisata cy'ibyo tubamo bya politike umugabo nabonye witwa Innocent uramuzi Innocent hari ba Innocent benshi nzi nyine byaterwa Innocent ngo ninde ushobora kuba utarabikurikiye reka mukwereke nabonye yaravuze amagambo benshi bayasamira hejuru bati ntago byagakwiye ko afata umugabo nka dogiteri ari we Rusa ukamuvugaho amagambo nk'ayo ngayo umugereranya na Kantana shari ngaraseka Masha ntabwo bisekeje it's big issue abantu kabiza bavuze bati ikigaragara cy'ibi ni ibintu n'abagerageje kumukebura nabo ariko n'umugabo umeze nk'ufite ubumuga bw'akaboko yego nimaze kumubona azenguruka ku mbuga yavuze na Chita n'abandi bose na Sabe n'abandi bose uri asari gatumwe yaturutse he uri yaturutse kuza kwanjama abantu abatera hejuru ntabwo muzi uriya mugabo ikibazo kimbabaza rero jewe ari njye impamvu naga kuvuga ku bantu hari jya ari nk'umufana wanyankurikira yego nkumva nyine oya naba mu buryo bamko numva se ariko namubonye vuba namubonye yakoze ibiganiro byinshi cyane mubonye vuba kuva ku bya Chita ashyira hanze amwe mu mabanga yo ku ma social medias ariko nkubwire rero muvandimwe niba Trump avugwa abayobozi bakavugwa yego ntibiryoha ariko ntawe utazavugwa
exactement. ubundi ikibazo tugira ari n'uriye uvuga n'abavuga ntabwo tugira abajyanama. Giye nk'urwego ndiho rwisesengura no kururirwa ngenda ku nkoranyambaga, ntabwo njye kugira umujyanama umbwiza ukuri akambwira ati mayasha urasesengura ugira gute, ariko haraho ukabye, haraho utagera cyangwa se usesengura, haraho ubogamira ugira gute. Rero twe turi hano tudafite abakoci, tudafite aba managers, buriya nubwo wabona Ronaldo wamanagingwaga na nyina niba ari Messi sinibuka na se, ku buryo avuga ati ikipe ntuyigemo kandi ifite amafaranga yaho sinigemo kubera ko manager yabimbwiye, kandi amafaranga ari ku meza akaba wige hariya urayafatura iturangira, nutayafata ugiye ufite kariyeri imyaka 10 muri kandi uzayakuba 5. Ibyo si kimwe. No reka tureka abo bajyanama bihariye, tujye no mu ba rusange. Uziko ntakunda compliment. Impamvu nakunda compliment z'amashima no kubera iki, nuko mu banenga ariho nk'ibitekerezo byatubagira uko nitwara, kuko iyo unshima buri kanya simura nicyo nkuramo na kimwe. So twaje kwisanga ryari umuntu yikorera undi akamukorera umuzigo watakwikorera. Abantu bameze nk'abafarisayo, urakorera rusa ngo bamugeranyije nane mwana kantana, urakorera rusa ubutera hamwe wowe gukora ubutera hamwe bwagushimisha. Twaje kwisanga as human being ugomba kumenya ikintu kitakubaho utagomba kugitwerera undi, sibyo? Ariko naho bibera ikibazo ntabwo bikora ngo bigire gute bikunde gutyo. Hanyuma hari n'abantu bashaka gusimbura inzego za leta. Hari inzego za leta zishobora kumanaginga no kureba uko umuntu yitwara mu buzima. Dufite itegeko rya cyber crimes abantu bakorera ibyaha kuri internet, hari ababishinzwe ibyo ngibyo. So ni gute umuntu y'inshingano zo kujya kugenza ibyaha no kujya kugira gute kibyo ari ukwitirira icyo utari cyo ko bihanirwa n'amategeko. Igihugu gifite counter terrorism unit, CTU se ivuga ngo iki, niyo bita counter terrorism unit. Urumva niba uwo wita X ari terrorist nkundu warese ukeka nyine arahangana, ndavuga kujya wavuze kuri Sabe, urumva yahangana niyo counter terrorism, wowe se uri muri counter terrorist. Urumva hari abantu bumva ko bavuga neza kandi bavuga nabi, ariko ikibazo cya Sandrine gikunze kugaragara ko zimuga zo hanze, uzasanga nabwo inzego zibishinzwe zidashobora guhagurukira umuntu nkongo witura icyo atari cyo, bakavuga ati ariko se baramuduterereje byagenze gute ko batamuhana. Ahanga uranyumva n'icyo uzi kuvuga, ndakurikiye neza. Niba wanjamye abantu 2-3 ukabambika isura itariyo, sibyo? Ko twabonye inzego z'ubugenzacyaha zigenza aba bagenda bavuga ibishegu, kibishegu ntekereza ko kitababaje kurusha kwita ubuntera hamwe, zikanenga bajya bafite ubambaye ubusa, kibyo byose bitaruta kwita ubuntera hamwe. Kuki umuntu bucya yibasira undi mwituze, kuko umuntu ndi katihabwa ku mategeko y'igihugu. Uko byagenda kose itegeko nshinga rigendera umunyarwanda uburenganzira butavogerwa n'undi wari wese. Ariko nanone hanyuma ndaje kuvogira uburenganzira kwezi. Umva hana ibintu byabereye agaterera nzamba. Niki? Umwe abatanga ibitekerezo ndetse wumva ko byamubabaje koko biranababaje, ariko arangije atese kuki uyu nguyu wirirwa yibasira abandi, ati kuki atavuga se wari burugumesitiri wishe abantu imaraba. Bamwe bati icyo nacyo ni ikibazo kuba byarenga umuntu ku giti cye hakazamo n'umuryango we. Yego uyu yarabyivugiye n'ibyo, hako kujya kumuhambira kujya kumuhambira ku mupfu wa se, ibyo nabyo nandi matiku yandi. Nese uri yari assistant burugumesitiri. Oya. Amatiku ayo ngo amayona amatiku, abanyarwanda bagira amatiku bamwe na bamwe size hano bayakura. Byarenze umuntu. Ese tugiye tuvuga background z'abantu hasigarande. Kuko abantu bigira beza ni ntama dufite. Nta n'impyisi dufite, ariko nta mpyisi nta bihe nta ntama. Ntabwo turabacamanza, ikibazo kimwe. Oya ubwo bagende kubyo yivugiye. Yatanze. Nta kibazo nubwo yabivuga. Isura mushaka wiki nyura mushaka wiki. Ni kibazo. Ibyo ni background ya se. Umuntu irukwayo. Nawe ajukwe. Sibyo? Hanyuma ibyo yakavugiye ku mwana nyambaga nabishire RIB. Avuga ati giye mfite umuntu mufite amakuru. Urumva ashobora kuba akorana n'aba. Sibyo? Yego. RIB ikurikirane rebe itereme imetere ko ari ikintu kirimo. Twaje kwisanga utese ujya gushinja umuntu ibintu kuri social media bigize icyaha. Ibyaha ntabwo bijya kuri social media, ibyaha bijya kuri RIB, bikajya ku nzego zibishinzwe zikabigenza, bitagenda gutyo rero bikitwiharabika. Urumva? Yego. Ahubwo RIB ikaba ariyo yabikurikirana ikavuga uti ko amakuru watugombaga wayajyanye kuri social media ntuyatuzanire ngo niyo yaduhe neza. Buriya nkuri wamuhamagara mu nzego z'ubutabera akavuga ati ngwino hano subire mu byo wavugiye kuri channel runaka, yabitangira ibimenyetso, kuko mu bintu by'ubutabera hakora ibimenyetso, ntago hakora buruha cyangwa burabura, sibyo? Yego. Ariko reka nawe kwatinda mvuge ngo icyo utakorerwa ntukagikorera undi. Igishimishije muri byose ku makuru nahereza abantu, nangiye kurahira, ariko kurahira ni bibi. Kuri kose ibintu abantu bakora birabakurikirana. Usebanya icyo biba nicyo uzasarura.
uzasarura isebanye. Ugerageza kubana n'abantu uzasarura kubana n'abantu. Uyu munsi ufite mikoro uravuga rusa, uravuga kanaka cyangwa rusa arakuvuga vice versa. Ariko Sandrine tudategereje ngo ryajuru batubwira hano mwese umuntu asarura ibintu agenda akora. Icyo ndacyemera. Uhura nabyo rwose noire célibra ugaseba ukagira gute. Uyu munsi urahagaze ejo ntuze kuzaba ugihagaze. Uraseka ufunze uyu munsi uzafungwa. Ingero turazifite zifatika cyane. Uraseka imbohe ejo uzabayo, uraseka umurwayi ejo uzaba we, sibyo? Ikintu utakiha uratuza. Uratuza ntabwo ugihereza abandi. Je mfite uburyo nakunegura ariko ntakwisi ikintu icyo ari cyo. Yego. Havuga Dr. Rusa. Ibyo avuga ntitwemeranya. Ntwemeranya nawe ni ndayipinze. Sinanavuga Dr. Rusa icyo gihe. Navuga kuri topic. Yego, umuntu ku bitekerezo. Ariko ugereranyije umuntu akantano kuko kantanizime ku isi itabaho uba watatse Rusa. Yego. Kandi ikigutera ikimwaro no kura mwataka akomeza akore. Yikorera ubuzima bwiwe. Sibyo? Abantu bakatakane. Izi mbuga nkoranyambaga rwose zigerageze kudufasha gukora ibintu bitwubaka. Batwita content creators. Ni warabuze content ivaho ugenda. Hakora bifite content yikore. Ikuzanira incomes. Itume bivuga byumvikana. Kandi ariko dufite umuco ukwiye kugororoka wo kwibanda ku muntu. Haza nkavuga Sandrine nkamwota. Navuze kuri topic icyo Sandrine yakoze. Nishaka izina rye sindivuga izina. Surivuge. Ntabwo mbizi rero kwikorera umuntu ntabwo ari byo. Hari nabandi bavuga ngo ngo buriya ngo kanaka ngo hari inzego zaba zimutamika abantu bitirira inzego ntabwo ari injajwe. Inzego zakubura zivyo gukurikiranyije kugutamika abantu. Hari nayo majwi turayumva. Inzego zirashirize kuri ubwo buryo. Inzego zigushaka zagukurikirana. Ndetse bahamagaye ngo reke ngo nanirwe kwitaba. Nubwo waba uri muri Amerika cyangwa muri Qatar barakuzana. So abantu barekere gukora ibintu bibi biyitaka ari beza kubera kuzi kuvuze umuntu umwita intera hamwe. Intera zikaba zari mu gihugu cy'u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 ngo ugire ngo hari ubwo bwuje muri ubwo buryo isi bukumve kuko wigize indyarya muri ubwo rwego. Reka kwitabana intera hamwe mu myaka 30 no ishize ibyo ntago bikirimo. Urimo gusebya igihugu cyubatse umwe no bwiyunge gisho komisiyo umwe no bwiyunge nibitara kujya mutayumva muri babandi bangari bari 3% basigaye wiza kuroga abantu ku mbuga nkoranyambaga. None hari ikintu wahereyeho cy'amategeko ko nabonye abantu babyegereje umutima cyane bitaraba amategeko abantu bazanasatirana. Abantu bajya bitonda uvuga amagambo uziko umuntu atagira amategeko yagusatira agakora retaliation kandi ritafu kandi utakungukiramo nawe ntayungukiremo. Kuki muva ko abantu bose abanyamategeko niba atagiye amategeko ndashaka kutagiye amategeko akamushaka uwa babiri kubera icyo abantu bakirisha ibintu. Wewe utagiye amategeko kurega umuntu ibintu mushinja ubwira iki kazajya amategeko arakwihohora hose aho waciye nawe yahanyura sibyo waca kubutaka gaca mu kirere ugahinga intuza agahinga ibigori agahinga imashini zo kubisya wakora inkuga akora utumasho. Ko sibyo birakwiye nibyo twakita kari byiza buriya bwana Mashari. Akamasa kazamana nka niko kazivukamo abantu nibo bikondera. Seriezoma ntabwo kuva ngo ubwenge utagize bwo kujya kurega umuntu mu bishinzwe kuki ubumwishyuza we kazabugira. Hari no wagusatira uwa babiri akagushakisha ibyo atanabikora hakagenda bameze nk'abactiviste urumva bavuga ati nkurikira Rusa nkurikira kanaka. Izo ni case wagiye ubona muri case nk'abantu bayago urumva ushobora gusanga hari umuntu wita big energy atazi umukurikira ku buryo ushobora kumuvuga nabi akagushyira hasi akagufata ku gakano kandi nayo tuvuge nka mukuru nka muri umuntu wanjye yagatanamuzi urumva. So il faut faire attention hari ibintu kira abantu bakina nabyo ukazasanga umuforowa umusubscribe wa Rusa muragize murahanganya utabizi. Nese ko umuntu afana Manchester ari hano muri Afrika atazi n'umujyi wa Manchester hano Dr. Rusa inyigisho ze n'abantu yigishije none babwiye ko ino myaka amaze ku mbuga nkoranyambaga. Do you think wibwira yuko nta bantu bamukurikira bashobora kugira nabi n'abakunenga n'abagira gute abantu babonye mikoro bose bazi ko mikoro ngitera ubushyuhe bwa bundi kwaje ntabwo yashyuhije nijya kushya nzasubira kuvura hase mikoro uje kuri mikoro reka washyushye ushyuhanye umuntu ntabwo ari byo hari umuntu mutumvikana ingingo atumvaho wanamuhamagara bati batwandikira erega nagabantu bahoze bitekerezo Mashari bati batwandikira urumva Mashari ashobora gusesengura ibi ariko undi agasesengura biriya bitewe nuko ibitekerezo byabo ntago bihuye. Nagiye numva rero ku mugoroba atanga kesi nyinshi ati yavuze ku Burundi bukize ku cyane ati mbese ugatanga ingero wumva ko Burundi burakize cyane arabusuzugura se
ubundi burakize, bufite ibyamwa, burahinga, bukahora, bufite Tanganyika, bufite kimwe cyose, byabananiye kubijara gusa. Ntese arabihakana ngo ngagire kuki, arinda se kubukoraho iki, arinda kubutwara butanyerera yose cyangwa buragwaza n'iki byose. Oya, burakize no kuri gestion badafite, yarabananiye burundu, barahwereye, bameze nk'abagenda badagadwa. Haka igihugu cy'ubundi gifite byose, gifite amazi, gifite ubutaka bwiza, gifite abaturage beza bari kuhaje, urumva, gifite leadership mbi iteye umutwe, nta kindi nese kubivuga birakaze. Noneho nk'abari abarusa bagiraho n'ibintu bakorayo, kuko ngira ngo hari amahugurwa ajya atanga mu Burundi, ese wagira ngo yambike ibara cyangwa intuza, hako se abantu bagiye bashyira mu gaciro, urumva. Hari activity ajya kwera, wongera ngo kuri yigisha muri Afrika, harifite ibintu agenda yigisha ahantu ku isi, ajya azenguruka. Uwo afite uburyo yitwara muri diplomasi, agomba kwitwara kugira ngo ubuzima bwe bumere neza, sibyo? Niba hari amasoko yatsindira n'urugero akomeze kumera neza, abaturage nk'abantu barakeneye hagati y'ibihugu cyane. Ntabwo rega abantu bose bamera nk'abantu bisize insenda. Uravuze ngo Sende de Mastigo nk'ibyo nkunda kuvuga. None se umuntu ufite activity akora mu Burundi naza ari kwanga Sende de Mastigo, azi ko a shopping muri Sende de. Si ishyaka ari ku butegetsi? Yego. Cyajya buvaho. Il faut faire attention. Mu Burundi hayobora system ya Sende de. Ntagomba kubakinisha rero uko wishakiye kose. Nubwo ko wagira ukuri kungana gute, hanyuma se abarundi bo barishimye bose ko babyuka bayikeza. Rega ugomba gukeza uwimye. Ngiye ntacyo mbakezaho rero abadede. Nawe uzajyayo ngo ejo bundi. Najyayo nta kibazo. Nanya kugati masha nawe kugiye gushyira ukaza. Najyayo ariko bagomba kuvaho bakagenda. Bafite politike irimo ibintu byanoze by'ivumbi ryinshi n'umukungugu. Kandi ntabwo giye nyamvuga ibintu byo gushakisha. C'est une grande chose. Ntabwo giye navuga ngo icyama runaka ntapima imbaraga nacyo, urumva, ariko natanga ibitekerezo. Niyo bagira discrimination muri politike yabo, iyo ngira hari. Bajya kwirukana abarimu ngo basanze umubare w'abarimu ngo batutskazi barabaye benshi, ngo n'abatutsi ngo bagomba kubaransinga biri mu mategeko yabo. Nimba challenge asuzaza umbwira iki? Barabikoze, baravuga ngo basanze muri education barabyibagiwe. Imagine kujya gukura umuntu w'umwarimu wikundira abana n'abarimu bikundira n'iki, akavuga ati batutakaje akazi. Habaye ikize? Habaye ikintu cy'umwanda wanditse ngo twaje gusanga ngo muri benshi kuri iki kigo. Wigishije imyaka 100, please reba no Sandri, urabura imyaka 5 kugira ngo ugire muri pension, utakaje pension yawe kubera ikintu cy'amoko. Nta nirenga yobora bashobora kugira ku muntu nkongo. Yego. Nguri ishyaka. Ngufite politike gushyira mu bikorwa. Primitivity. Ikireze primitivity banyivuze. Urumva? Yego. Ntako bikunda. Abantu muvuga ururimi rumwe mugira gute ngo barundi ngo tuzabivuge gute se, ntabwo wamfukamisha gute se biri naha mu Rwanda nabivuga. Amategeko yacu akoze neza, yubatse neza. Yego. Kandi no kugira ngo ahinduke abantu barahagurutse. Ntabwo yapfuye kwihindura, ntabwo ikintu cyikora rega. Yego. Niba na Sende dutegereje ko abahindura ibintu bazabikora. Sende se niki ikaze gute se abantu bayihagurukira bakabihindura. Sincerely speaking, ibyo bakwitwaza byose ngo ni benshi ngo niki ngo kimwe cyose, ntabwo bari benshi kurusha n'abandi bose. Abantu bagomba kunoza amategeko n'imikorere, etat de droit, urumva, ku buryo utazira imisusire yawe, utazira ibitekerezo byawe, ibitagororotse bikagororwa, aho amategeko yishwe akubahirizwa akagira gute. Ibyo nta kibazo, nibyo nize etat de droit, urumva. Ariko amarangamutima y'amacakubiri akwiye kuva muri aka karere, atavamo akavamo ku ngufu zose zishoboka. Ahako Sandri ibaze nk'ubu ngubu iyo iri rushanwa ry'amagare riba imipaka ifunguye, abarundi babireba Tour du Monde bameze neza, ariko banza bazanasanzwe bireba kuri televiziyo cyangwa kuri billboard, ibya byapa binini cyane wabizira. Ibyo sibyo bimaking sense na monagani. Bagari sawa. Ntago bishoboka, ntago bikunda. Niba komeza kugwiza umutsi bazagenda. Kandi giwe ntazagira umuntu ugisha impaka cyangwa tujye mu ngo turwane. Nabonye ubutegetsi bugenda bwinshi muri Afrika. Bakadafi bagiye ndeba abantu bajya basingiza ngo yari gitangaza, urumva. Yego. Kandi nawe ugiye kureba afite byinshi wanamunenga. Bahabyara Imana bagiye ndeba mu babirukanye ndimo, urumva. Uraza kumbwira ngo ni Sende niki, ku buryo ikoze neza uzashimwa, nukora nabi abantu bazabikubwira. Bible ikivuga nukora neza ntuzashimwa, ariko nukora nabi uzagawa, urumva. So bakuri ibintu by'amacakubiri aho ngaho. Abantu yewe umuntu aba mu Bubiligi ni inshuti yanjye Ramazani, akurikirana ibiganiro byanjye byose. Ramazani ujye umbwira ati giwe menya ko nageze mu Bubiligi, akora France Bruxelles buri munsi. Buri munsi niko yo business ati sinjye menya ngo neza umupaka.
ibihugu bindi naho bigeze gusanga ibyapa indimi byahindutse ukavuga utubanza nageze mu Bubiligi kuko nk'u Rwanda n'u Burundi byari u Rwanda Burundi byari igihugu kimwe urumva sha guhera kuri Micombero atangira atongana na Kayibanda bagaza akurikira atongana na Habyarimana uretse ko rimwe na rimwe bagiraga bakiyunga buri izinduro buri turi hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntashaka no gutindaho ntabwo ari z'uyu munsi buri republika ije icaringa ingana n'indi inkokora ku yindi ngiye ndibuka ndi mutoya nubwo wenda nahise niyizira i Kigali hajyaga babona exercices z'intambara rwose ukabona indege z'intambara za Habyarimana zatangiye kuguruka abantu batekana ibihugu biri burwane bagira hariya za Nyaruguru naho hose uw'inyaruguru azabikubwira kugeza nubwo bigeze gucuranga ngo umwe yajya acuranga bagatunganira kuri radio kugeza ubwo abandi bahimba inanga bacuranga inanga bakajya bacuranga inanga bongorerana ngo abanyarwanda batumva ibyo twaje kwisanga gute kugeza n'uyu munsi wa 2025 abantu bakibo bahigana umwe ahiga undi inanga z'abarundi urazizi barongorera iyo bacuranga inanga ntibavuga ayo arongo ijwi risohoka ariko riri mu kongorera niwo muco wabo hano bakavuga we bande yande urumva kugira ngo bumvishanye yego ase tuzabyakire gutyo Sandrine oya tuzabyakire gutyo abo bahanzi barishimye bajya kwigira mu bitaramo abandi bakaza ahangaha bagahaha ejo bundi umuntu yarambwiye umuvandimwe w'i Bujumbura areka abantu banyura Tanzania ngo bakaza ibaze kujya kunyura Tanzania umuyobozi wa Croix Rouge w'i Burundi urumva yarambwiye ati nibiri impaka muyireke ariko mureka ambulance zige zikora yego sincerely speaking uriya mugabo se no musazi oya yarababwiye ariko mureke imipaka ikoreye muri action humanitaire yego ambulance vi Kigali yajyana umuntu muri Burundi ambulance yamvi Burundi we yanavugaga izi Burundi ziza mu Rwanda gushaka service atabarwaye baradupfiraho buri munsi bageze Tanzania muri ya bihanda byaho n'iki byose ukajya Kobero wava Kobero ukazanyura Rusumo ibaza uwo murwayi bazamugeza Faisal ryari uwo murwayi yapfuye azize iki c'est politique primitive yawe at least fata imipaka yose yifunga usigaze umwe kuko n'u Rwanda rufunga umupaka na Uganda uwo akagituma niwe rufunze hari wafunze wakatuna gatuna sibyo vuga uti Nemba nisigare njyamana n'abayobozi bayiganiraho vuga uti Ruhwa vuga uti Kanyaru ya mbere cyangwa ya kabiri noneho unayiharire humanitarian urumva ku buryo bitafecting umuntu wese nta kibazo nta bisi zambuka nta whatever ambeya none sinuko baravugaga Red Cross y'u Burundi imugeza ku mupaka Red Cross yo mu Rwanda izimufata kandi imagine icyo ikintu cyoroshye cyane na ambulance ntiyambutse cyane ambulance yatera ikibunaha indi tera ikibunaha ngaha brancard bayisukume gutya ije muri ambulance yo mu Rwanda ya Croix Rouge y'u Rwanda nta nubwo ari Bujumbura izamugeza i Kigali Sandrine niyo u Rwanda izaza kumufatira aho ngaho umurwayi akomeza ubuzima bwe umuyobozi utandazitanaga icyo ngicyo ngo Marishal ngara ntibikunda ntabwo nakuregereza ntibikunda umuntu nk'uwo ngo utatekereza gutyo agende aveho aguruka icyo yakwitwaza cyose yego kuko nese n'ikikiro tubuzima bw'abantu nta na kimwe muri abaturage ubutumwiki niki barundi kazi banyarwanda ndova reka abantu bivuze reka abantu basurane yibaye no gushingirwa abahuriye kuri chat bareke urumva yego umupaka ni wambuka umupaka ugire gute baze bahererekanye inkoni bashingiranwe Korea zombi zashize ahantu bita Kesonge abanyekorea bahurira bakayaga ibaze Korea ruguru yaki mu gihugu yone n'uyo muri Korea y'epfo Kesonge DMZ bateguye demilitarized zone uragenda mukavuga mupfa kutarenga metero zingahe yego uvuye Korea ruguru uvuye Korea y'epfo murasurana nta wemera kwinjira handi ni muri no man lands urumva none se ibyo byaranije cy'u Rwanda no Burundi izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.